muri zaburi haranditse ngo Yesu yaravuze ngo bana batoni mu nsange ko muzabona ijuru ryiza. Ndi umwana cyangwa ndi umuntu mukuru? Nagize ngo ni umwana. Kubera ko muri zaburi handitse ngo abana bato mu nsange, muri Petero haranditse ngo hahirwa abakuze. Ico nico. Ahubwo akantu umuntu yakwibariza, icyo bita Eden Ni muri paradis. hahandi usanga isekina n'inkoko, hahandi usenga mbese buri kintu cyose kisanzwe mu kintu, hahandi usanga intare ikina n'ishya, ingwe ikina n'imbwa. aho niyo bita paradis, niyo dushaka kujyamo. Yesu yaduteguriye aho tuzaba. Yego. Noneho ari n'akandi kantu gato nibagiwe. Uwo baravuze ngo ayiga abakiranukira Uwiteka akamusanga mu bwami bw'ijuru, kuko ubwami bw'ijuru ahubwo ari ubwabo. Yesu sina wabaga muri paradiso. Aho ngaho niho yibira, ahubwo se muvandimwe, ntabwo twajya inzira imwe tugakorera Uwiteka Mana yacu Yehova. Ariko buretse turkwirwa turaca mu nzira hirya no hino. Urabona kuri Jawa aho dukorera amateraniro, ndi umuyehova, nanjye ndi umuyehova. Ndi umukarisomatike. Uri umukarisomatike ntabwo byakora ko waba umuyehova. Urabona nyine mu rusengero rwacu ari abazungu baje kudutera inkunga, ariko bashaka nyine ko izina Yehova turitambagiza ku bantu bari bo bose, kugira ngo Uwiteka Yehova yirute yamamare tumwamamaze. Rero bavuze ati ndubone turi kugenda gutya mu byari ikindi kintu wapi. Turi gushaka abantu baza kwifatanya natwe, gushaka abantu baza kuba abavandimwe bene data, tugakora umurimo wa Yehova. Ahubwo nawe ndakubonye ndakwitegereza cyane, ndavuga ati waba mwene data mwiza, nawe reka tusangize ku gitekerezo twagize. Uvuga ngo biragira uti umwene data uzajya uza mu gukora umurimo wa Yehova azajya yinjiza 300,000 za buri kwezi. Udafite diporome, waba udafite irangamuntu, waba uri umwana, upfa kuba wemera kuza gufata amagazeti nganjye ugafata agashakoshi nk'ukuntu nkafashe, ukajya kubwiriza bene data ukageraho. Bande ndakubaza Nkaba mufata 300,000 niyo myenda mwambaye imeze gutya. Mwene data, ibi ni iby'isi. Amafaranga twe tuyashora mu murimo w'Imana kugira ngo Uwiteka akomeze yamamare. Narinzi ngo mwambara nabi ku bushake bwawe. Hoya ni ukugira ngo turebe ko Imana natwe yagira ute yatwishimira cyane gose. Nongeye ndabyinishimye. Ntabwo uri gukora nk'iby'Imana ishaka. Kuri iby'Imana ishaka nawe ugende kwishimira gake ubundi ucyura 300 bwa buri kwezi. Ntari buri kwezi muvana, ntabwo nabikubwiye neza. Nibura uko uteranye. Uko uteranye 300,000. Kandi kuko nibyo ejo ndikora ko nasibye mu materaniro, ariko numvisha umwuka w'Imana umbwiye ati wa muhungu uri kuncisha amazi. Iyo telefone ufite mu buhe bwoko? Oya buretse data nyine data kugira ubashe kuza mu itorero ryacu. Rero muvandimwe iyo ubasha kuza guterana neza, abashe kuko na 300,000 bya buri guteranye, zibura bisaba bwa kwinjira gutanga 50,000. Diki nimba 50,000 ntugire ngo nukugira abone ko ufite umutima ukunze ibyo kujya mu gasanduku k'urusengero, inzu y'Imana ukabasha guterana. Rega ntubone ngo ntubone uko twambaye gutya mu byo nuko turi wapi. Imyenda nk'ibi ndabifite mu rugo byose, nari mbifite nanjye bimeze ngaho. Abahamya wajya mu murima, wajya guhinga, nuko ntabwo wahinga uko ubasha gukorera Yehova. Bivuze ngo nukwambara itisi aho waba uri hose. Imana yaje gukora ubushakashatsi tubona Yehova ikintu yishimira cyane ku isi ari amatisi. none ubwo amakoboyi nyine amakoboyi nabwo nyine ariko ntabwo ushaka kuba mwene data nukwambara agatisi kuko niko kaba kajyanye n'umurimo wa Yehova dukora. Urabona nimba nakambaye nanatebeje neza ninza ntabwo urambona ngikirara, ariko bucyo doyari wagira ngo uri ikirara cyane rwose. Ariko 50,000 ntugire ngo ni ibyo kurya ngo ni ibyiki, ni kibe kigeragezo bwo kuntu wabibona
nawe wandikwe kanze mamagare gire ka rundi munyamuryango tubonye ukirazo gufasha kugenda turi kubwiriza nawe ugiye kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo buhoraho kasasa mamagare. Yego Pastor Karimunda. Mbonye ndi munyamuryango ugiye kwemeza gutanga byombi 50 zo mu gasanduku. Amayi uramenye ako kantu ni kabi. Yego yabyemeye. Ko ndabyo mfite kashe ku mufuka. Arambwiye ngo afite telefone yarabaduhaye. Afite telefone yawe y'igihumbi 50. Nawe twapfa kwitereramo nta rwose. Nimba washimye umurimo wo witeka, Nimba ariko Yehova bisaba. Cyane gose warangije kwandikwa mu gitabo cy'Uwiteka. Nanjye mbashaka kubuhora. Amazina Munyarwanda Kamoso. Sawa Munyarwanda Kamoso wakoze guhura natwe turakwishimiye. Uhuye na mwarabu duteranira hariya mu rugerero haramwe no kuri viziyo. Duteranira. Nzaza muterana kwa kangahe no kwa kangahe? Kuwa kabiri no kuwa gatanu no kuwa mbere. sawa Wagenda sawa. Amahoro y'Imana abantu. nayitse Genda. Ariko barabanigara ndago baba babamye kutari kubyizera neza. Wasubira inyuma akajya kurebara. Yesu Banaramamye pe. Bari bahagaze mu masegonda 2 banyuze. Ntangwa ni imizimo. Shabanaramamye pe n'ubucucu bwanjye. Nuko kazi. Bande ndakubaza. Undani kintu kibaga kiza kuko uri muri Yehova. ntacyo da Yehova niwe wa mbere. gira uti Yehova atanga imigisha. Mwese bavandimwe mushaka muhagarara tukabasha kubajyana mu nzira nziza. inzira nziza iva ijyahe iva mu isi Mushaka ayoboka Yehova. Muvandimwe dore nucya cya Yesu yahaye abigishwa ikiganza we mu byaha uzokora Uwiteka. Ariko si mu nzira muretse Yesu yahaye abigishwa ikiganza ngombereza ikiganza. None se uri Yesu? Shobora kuba ndari Yesu cyangwa murumuna wa Yesu. Imana yaramuhamagariye kugira ute kubwiriza ubutumwa bwiza hano. Murumuna wa Yesu wanasanga nde Imana nawe Yesu yavuze azazanye isaha. Isore igisambo. Amayi uramenye ako kantu ni kabi. umuhamagaye Jewe umuhamagaye Mwari muzi ngo muranjitse se. oke natwe muratuzana Bafate tujye kubagaburira za telefone yanjye bamwe. dutere ku bice twavura turakizi Sani. yo kubagaburira zamu ndabizi zirashonje. Sinakimbwa kashotse. Gusa ndabwira mama ngo undi
urabimubwira ko wongere ikintu gitekerezo cyo kuza kumara ntabwo murongera guhura na ba nyoko imbwa zacu zirashonje tuzakorera n'izindi muhindukire iPhone yisasha epfa kunyereka aho bagiye kumushingura